gukundana n'umukobwa cyangwa se umutipe agakundana n'umutipe ntekereza ko ari amahitamo y'umuntu kandi bidakwiye gutuma yangwa kubera ayo mahitamo. Ubutinganyi it's not about look, you know, it's not about bazakomeza babivuge cyangwa bireke kandi nta numwe nabifunze umunwa. Nibyo koko ngo ntandura ivugira ubusa ku musozi guhera 2020 yavuzweho kuba umutinganyi, ariko niba wibuka neza umva uko yasubije. Byarakwafectinze kumva abantu bagukeka ko mu butinganyi, byakwaffectinze cyangwa wabyakiriye gute cyangwa ubyumva ubifata gute? Birababaza deep down, ariko ubugomba kubihandalenga nk'umuntu mukuru ukamenya how to react. Ese ndagusubiza cyangwa ndaceceka, you know. So when ibyo bintu iyo bibaye I just ndaceceka ko mba numva nta n'ikintu naganira n'uwo muntu utekereza gutyo, kuko ubutinganyi it's not about look, you know, it's not about look. Rero ndabazwa n'abo bantu batekereza uko bavuga ati wambaye ikabutura ni abahungu leta mvuga ko you're gay. So that's really cheap mentality. Byabanje kungora, ababyeyi bamba hafi cyane, n'abantu bari supportive cyane baranyumva. When I tell them nk'ibyo bintu they just be like, you know, that's part of your work. Ubu ikintu ugomba gukora no gufocusinga ku bintu bifite inyungu, bazakomeza babivuge cyangwa bireke. I'll just do my job, mbundi we nkora icyo ngomba gukora. At the end of the day ntabwo bashimisha abantu bose. Ariko se koko ko bavuga ibigondamye imihoro ikarakara, benshi bashingira ku kuba babona imyambarire ya kigabo, imyitwarire myinshi ndetse n'amashusho y'indirimbo akunze gusora, benshi bagahera ko bavuga ko ari umutinganyi. Ibi byatumye bamwe bamucyurira bagira bati Godfrey wapfuye yarihuse, ishyano ryatashye i Rwanda n'ibitari biriya tuzabibona gusa kariya gakobwa ngo ni WAYZ ibintu kishoyemo bizagakururira umuvumo. Hari icyo basubiza kuri no comment? Izi nkuru zo kuba umutinganyi zikimara kuba uruvunganzoka hirya no hino ku binyamakuru bitandukanye, yahisemo kuzigoreka ndetse no kuyobya uburari, maze ahitamo gukundana na Semuhungu umwe bahuje inyinya. Ariko urukundo rwabo ntibarurambyemo, kuko nyuma y'amezi 6 gusa bari mu rukundo bambarana ubusa bakadusangiza ku mbuga nkoranyambaga, ibyabo byahise byitambikamo umurongo w'umutuku, maze bateranaga imitoma bahitamo gutangira guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Akagahinda ko kuba tararambye mu rukundo ndetse n'ibikomere yakuye muri uru rukundo byatumye ahitamo gusora indirimbo yise 10 days, maze byose bita bishyira ku karubanda ibyo bavugaga kuri uyu mukobwa WAYZ. Mu gusora indirimbo benshi barayitegereje maze bahitamo gusohora komenti, maze mu kwikoza ku rukuta rwandikirwaho komenti basanga komenti yarazifunze. Maze ubwo Yagopondati yamubazaga ikibazo agira ati ese wa mukobwa we niba koko utikeka amabinga nukwera iki wafunze komenti, umva uko yasubije. Reka twigire ku ndirimbo 10 days. Indirimbo nayo rero yavuzweho byinshi gukoresha uriya mukobwa. Kuki utahisemo gufata umusore yaktingane nawe muri 10 days akaba ari waktingana nawe? Njye nashakaga ku acting niko nabishakaga kuri iyo byagenze. Hanyuma kubera iki iyi ndirimbo mwamitinze comment session yayo? Nuko nta gitekerezo cyangwa comment nimbaga nifuza ku ndirimbo specifics ibe. Ubwo ni harimo ikintu ushobora kuba waratinyaga bigatuma wumva udashaka gusoma ubutumwa bw'abantu bari burije ku ndirimbo? Nta kintu na kimwe natinyaga. Ubundi se kubera iki umuntu akora ikintu yinvestamo time akagishyira hariya uza kugotoka kuri bore yawe gute se? Cyane nashakaga gukora ibintu byanjye ko mbishaka. Kandi nta numwe nabifunze umunwa washaka kuvuga. Hari ahantu nese platform zirahari barambwiye narumvise, batarambwiye nabo. Reka none bizajye kuba Kadorovayo yahise ajya mu mubano n'undi muhanzikazi wigize akarakajya uvugwa haya mahano witwa Babo. Ibi rero byatumye batangira kuvuga ko uyu mukobwa ari umutinganyi ruharwa,
nibyo koko ngo uwigize akatebo ko kwa Yorivu benshi banahise batangira kumucyurira bavuga ko afite imwemwe. Ibyanditswe kuri Twitter n'abantu batandukanye cyangwa kuri Instagram cyangwa kuri WhatsApp nibyo koko Ariel WAYZ yaba afite imwemwe. Cyane bireba n'abafite nazifite it's none of your business. Ibi byose byatumye na leta y'u Rwanda itangira nabo kubakeka kuba bakoresha ibiyobyabwenge, maze mu mwaka wa 2025 bafungwa bakurikiranweho gukoresha ibiyobyabwenge bajyanwa mu igororo rya Huye nubwo nta ugorora ikijumba. Ariko se ubundi amateka ya WAYZ na ayahe? Mu nkunde tuyasubiremo gato. Ubundi amazina y'anyakuri yiswe n'ababyeyi be yitwa YAYZ Ariel, yavukiye mu karere ka Rubavu tariki 9 z'ukwa 9 umwaka wa 2001. Ntiyarambye Gisenyi kuko akiri igitambambuga bahise bimukira mu mujyi wa Kigali. Uyu WAYZ yize ibijyanye n'umuziki ahazwi nka Nyundo, ndetse ari nabyo byamotiviye kwinjira mu muziki nk'umukobwa wari ushoboye, ndetse atangira kwamamara mu mwaka wa 2020. Uyu mukobwa WAYZ akirangiza kwijandika mu bya muzika byaramuhiriye, maze bituma atangira kuzamuka kunzwe ku mbuga nkoranyambaga, ndetse byanamukuriye gukundana na Semuhungu Juno Kizigenza, nubwo umubano wabo utaje kumara igihe kinini cyane. WAYZ kugeza na n'uyu munsi aracyari umuhanzi ukishakisha, kubera ko nk'uko abyivugira avuga ko nta gikombe cya muzika arabika mu kabati we mu rugo. Birumvikana WAYZ urugendo rwe n'amateka bye ukeneye kubisobanurirwa akantu ku kandi, niba byifuza tukakuvira umuzi n'umuzingo kuva kivuka, byose watwandikira muri komenti kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda. Nje mwabanaga ndi Rambo na Jacques, inshuti y'abanyarwanda kandi akaba rutohozi w'amakuru, umugaragu w'ibyegeranyo mugezweho akuri Sura TV 1. Yego nibyo wahageze, ariko se waba waranyazwe zigacika utarakanda subscribe? Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao. Abanje gukora competition ufite imyaka 14 kandi bari batubwiye ngo abantu bagomba gukora competition n'abafite tronkom, ubwo bafite olevo bakoze. Icyo gihe rero nari ngirangiza deuxième ari muri vacances tujya mu marushanwa ko my sister yabingiye n'imaze nyinshi cyane ndi kubitekerezaho. Ngira nshaka kujya kwiyubakira ikigo, arabimfashamo bamenya amakuru y'igihe bizabera, njya muri competition. Ubwo bavuga nyine abagomba gukora competition ku byo basabwa, birengaho ndabeshya nashakaga gutanga chance yanjye nkareba ukuntu ibintu biba bimeze, rero byakunda kuko uzi biriya bihe imwe byabihe abantu batsimbuka ku mashuri n'amafeni. wabeshye ikigo igihe ndavuga ngewe trick n'indi bukoresha, dukora competition ndatsinda ndarangiza nibaruvumbura mama yambwira ntabwo rero bahita bansana mu rugo, ntabwo bajya kwiga muri bya bintu tutarangiza tronkom. ubwo tujya kureba Mighty Popo nyine mama tumubwira nyine sorry twabeshye n'iki, aduha faveur barambwira ngo ninzi umwaka utaha ntabwo nzakora amajonjora asanzwe. Naje ngiye muri finale ko nari mfitemo place yanjye deja.